ikiganiro kuri The Mind TV show. Uyu munsi tubazaniye ikiganiro kigira gitinda gushaka mu rubyiruko. Uyu munsi ndagira ngo ewana yaba badukurikiye ari mu gihugu cy'u Rwanda habe na abarimo hirya y'imbibi z'igihugu cyacu ewana Uganda, Tanzania, Burundi, ndakomeza kubararikira gukurikirana ibiganiro kuri YouTube channel The Mind TV show. Uyu munsi ndagira ngo murabona ndi kumwe n'abasore babiri hano iruhande rwanjye, harimo uwitwa Moses dukorana araza kubibwira, n'undi musore mwiza cyane uri inyuma yanjye gatoya nawe araza kubibwira niwe mutumirwa uyu munsi twabazaniye. Okay, na ijambo Moses agakomeza kugira ngo tugere no ku mutumirwa dutangire ikiganiro. Moses, karibu. Hello. Guys. Leo mutumirwa twahuye ndavuga ati se none uyu muntu yavuye he? Mutumirwa ameze neza Moses, ameze neza. Ameze neza. So guys, isanzwe ikiganiro cy'urubyiruko The Mind TV show. Babwire ko uyu munsi tugiye kuganira kuri topic. Tugomba kuganira kuri topic igira ati itinda gushaka urubyiruko. Bana muri gutinda umunsi twabagarukiye tubariho umva n'umutima mwiza kabisa tumubaza aho buri munsi. Comment zanyu tukanda subscribe kuri YouTube channel The Mind TV show. Kiganiro kugira ngo natwe tumukosere imbaraga umutumirwa atarabarambira mugitegereje ko abibwira nabibwire kugira ngo dukomeze. Umutumirwa fire. There is one relax be nota. Right now I'm still Nota here. Moses in Nota Empire. Right now I'm still here. So Bongo barahangaha. ikibazo ngo cy'abasore batinda gushaka. Ese waba utarimo wowe? Izindi usize imyaka. Ngiye kubashishura murashyi. Abasore batari bashaka. Mugende muhere kubera bacu muri ba Sava abo ngabo mubashire urutonde mu bana n'abaruki. Ngaho twebwe mutureke nta kintu turaje ngo bafite impamvu, izo mpamvu uyu munsi kuri The Mind TV show ntabwo izo mpamvu zishaka byanze kuvuga ifatanye n'impamvu bwo mujamani bakora umufungo yaramuvunise akaba atarahaga umufungo gutungagiye kutabusangira n'ibintu kanya bira mupanga atarahaga man kababwire man kajye mbabwire bambwira nanjye cyo gutuma utambwira ko ugiye kubanga nawe umunsi leta nkuvuga we Nota Empire leta nkuvuga kajye nkubwire no kubwira no kuri de n'imitinda mu genda mutsi usorete n'ijoro yes ntabwo tabugira banza se wumva unabushoboza ndamutse mubonye nanjye nabanza nkihagira guhaza abantu. Ese uno munsi ndagira ngo Moses aze kudufasha. Ako si bana ubonye amafaranga Moses nadufasha si Nota Empire. Wait Moses aze kudufasha, aze gutubwira ukuntu ukuri kutubwira uvuga ati inota abantu ari kubwira aho kuri The Mind TV show ngo nimba mbonye umufungo uyu munsi nshobora kumanza nkihiraho nkitaho. Uko kwitaho gufite igihe kingana iki? Ese umuntu yitaho kuva mu myaka 25 akarinda agera 14 years akitekereza bitewe n'uko ubuzima bwe yawuciyemo. Icyo niyo mpamvu nanjye uyu munsi naje hano kuri The Mind TV show mvuga ikibazo nk'icyo ngicyo kiri hagati y'urubyiruko. Kumva kandi si mu bakobwa gusa si mu bahungu gusa, turakoma ku mpande zombi. None nuza Nota Empire nawe ashakaga ngo kuba ukikingo ngo kubunga ikirenge mu cyabo Nota Empire. Uyu munsi ndaje mubwire nawe bikubwira mubwire ko aricyo kinzanye nabwire ko atari cyo naguciye mu ijambo ufite imyaka ingahe? Okay, naka yanjye sinzi wenda nibanga ariko iyo ufite yose nawe bagakwiye kuba ufite urubuga biri mu nzira buriya biri impamvu nanjye nazanye topic biri hafi itonde gato mubaza ese mu nzira y'urukundo waciyemo ntabwo wigeze ubaho? Okay, narababaye ariko ceceka gato. Nyuma yo kubabara wumvise bimeze ute? Ko byari uburibwe mwana bose byo byari uburibwe. None woweho wagize iyo difference ko wakanganira cyane rwose. Hari abatabwihanganira rero kuko abakobwa bubu ko bitarambuza kuba niba n'umukobwa ubwe yicyaka avuga ngo nta myaka ijana sibyo boni baba sekuzanya ariko niko njya numva sibyo ko nawe urabizi sibyo ubu tuvugana inota kuba yakubwira ko nyine ubwe yagira ubushobozi bwo kuba nawe ubwe yakihaza. Ase ubundi wayi inoti wa mugani w'inota gute umuntu ajya guhaza undi nawe atari
kuko abakobwa b'ubu kuzabona umwaka ubakana uje ubishaka bishyize ku mutima biragoye umukobwa murakura yabona afite telefoni nk'iyi agatanga gutera imibare nyamara mubeshye urukundo twayigurisha ndabeshya so ndagira ngo inota impaya uze kumva shangu hari ibindi ngo imihanda yacu ducamo buri munsi wenda se nk'umuntu uvugira nk'abantu nyine bagera kuri iyo myaka simbatindwa cyane ngo bibe ikibazo kirenze wenda nubwo ibyo byanzanye ngo mbavugeho mbanenge ariko nyuma n'ingaruka inota ukaza nko kubidusobanuraho neza ntabwo ndakomeza kubanenga nanjye nabanenga nkamera nka wa mugabo ngo wasetse imbohe ngakaba yitwa ngo umugabo mbwa useka imbohe uyu munsi ndagira ngo nanjye nze nko gusa nk'ubihindukiza ngo iyi mihanda dukunda gucamo ya buri munsi ngo amahirwe nge nagira yo kujya nko muri relationship nkahura n'umukunzi muzima siwe inota impaya ashobora guhura nawe ese inota ni wansobanura different iri hagati yo kuba nge nahura na relationship nzima igatuma nihuta mu gushaka pe simbe ryaciro ngo ry'imigani bavuge ngo muyapani wowe uyu munsi ukaba ushobora guhura n'ibibazo n'ibyo ndi kuvuga ngo uyu munsi nabagarutseho ako kantu wakadutandukanyiriza habaho gushaka yego no gutinda gushaka gusa ku washatse ntiwashakiye igihe cyagiye igihe baba baragiye bafata ikiguze umusore ugera ku 21 kubw'impamvu runaka 24 wenda tuje kigero mu Rwanda tuzi ko abantu bafite 21 barabasigira ubwo niyo gahunda leta yacu iza mu muntu ushaka ufite imyaka 20 urashije imyaka yayo abarukura kiza gushaka cyane ariko kamaze gusobanura nkaho ukuvugana kereka umuntu utageze muri kwaca mu umwana wize neza watangiriye kibuze mbese wahaye umurongo amasomo imyaka 18 by'abana watangiye neza abaraje segonderi ari segonderi yagize opportunity yo gukomeza amashuri wenda utagendeye ku zindi impamvu runaka zavuye mu z'ubuzima zibuze amakosa abafite imyaka mikeya byibuze fati imyaka 3 ari imyaka 3 asubira 21 umwana amaze kuba avuye mu ishuri aho kaya myaka 20 cyuzuye arafite ishuri yakata oya nta bushobozi aho ko nta gace ka mbere inota ko nta gace ka mbere bivuze ngo man ushaka usanga abona umwana wize neza akanabusaba afite 20 bakiri muri segonderi umwana umuhungu w'imyaka 20 muri segonderi afite gahunda yo kuzigana kaminuza wenda agasanga afite 27 azashaka ubuzima muri myaka 3 cyangwa 4 atangiye kubatiza kuzashaka umugore ndabyumva imyaka nk'itatu ishize bivuze ngo ku myaka ye muri byabona byibuze ngewe man ubwo ngewe man ngewe muri ko ateze gushaka umuntu washatse nyuma y'imyaka 50 barahari benshi cyane bagiye imyaka 40 aba yatinze gushaka uyu munsi ntabwo ninda kukunza nko kuri kote yawe n'abandi byari kuri umuntu warengeje imyaka 30 ababura ngo umwaka umwe ngo ave mu rubyiruko nawe umva icyo gisebe cy'iyo myaka 35 ubura wandika kugira ngo ukibuze ubashe kuva mu rubyiruko none nimba ngiye inota y'ibaya akantu muri gukomeza mu nshengacenga ntabwo mwemera ku nshenga ngo ubyemere nta kibazo komeza iyo myaka tubaza imyaka 20 n'ingahe ashaka ubuzima mu myaka ine yitegura ibintu by'imyaka 25 itagiye myaka cy'ubuso umuntu avuga ati jizi kabisa byaranze urabona n'umuntu usanga abandi ibintu yivugiyemo abonye ubufungu bwoyura buvuna kandi nawe yabonye akifitiye inzara kubatereka basi nanjye mbanze niyiteho ati ubundi wagwane ejo n'ejo bundi azashakamo urugo rwanjye akajya zaga sibyo bose bagiye afite impamvu njye ntabwo nshaka gufata bariya bagenzi bantu ba pasava ngo barukundo ngo majaji wenda ntitubatindu bariya abagentlemen tubarebera mu ndorerwamo ushobora gusanga buri umwe
kimeruka ari n'abaputusi batebuka cyane mu myaka yabo migufi cyane bagahita bavanze bavuga ngo tugiye gushinga umuryango. Moses dukomereze kugira ngo nze kuvumbura ahantu mushaka gukomeza munshengacenga muri gushaka impamvu zikomeza zibwira ba bantu. banza wumve reka mbabwize aho hantu k'imyaka 18 sibyo abana bari insazi kuko reka nkubwire impamvu imyaka 18 biriya mbifata nko gushaka ukiri muri adolescence nta biriya bintu by'abantu bashaka mu myaka 18 ntabwo ari ikintu cyicara muri mayindi yumve ngo gicana gushaka ahubwo ni bwa kundi nyine benshi muri bo bariya abantu b'imyaka 18 bazana abagore akenshi nsanga bari abahungu akenshi akunze kuba ari n'imanza tuzajye noneho tubashakira se abanoza abajyanama babe hafi mu muryango badafatirwa mu iriya myaka. ni ukuvuga ngo muri iriya myaka 18 aba ari adolescence sibyo impamvu nyine nasanze benshi aba aribwo banava mu bumanzi cyangwa abakobwa benshi ugasanga bari kuva mu busugi cyane ko wenda ubu ngubu sinavuga ngo umukobwa w'imyaka 18 wasanga akiri isugi ariko banywa sibyo ariko impamvu bari abantu bashaka mu myaka 18 badapfa kubaka ingo ngo ziramye kubera baba bakiri muri adolescence ntibamenye inshingano z'urugo kenshi na kenshi bo baba bakifite n'irari ryo ko hanze aragenda akabona muri so nidukomeza Moses wenda aho ngaho tuvuyeho turasa nk'aboneho abakomeza ubwe ngo nimba njye nababashije ntabwo navuze ngo kwibanguka uno munsi ndagira ngo mukurikirane nubwo kantu dushobora kukazamo kagasa nk'akunganira itinda gushaka mu rubyiruko ibanguka ryo ntitwarivuzeho twarise ku ruhande. Muyapani uyu munsi uri Muyapani wenda uribana simbi cyangwa ubiwana tubifate reka tufate urugero ku wibana sibyo uyu munsi uri Muyapani wibana ushobora gukura n'akabazo akabwira mama we ngo mayi wamfashije katari ariko akabazo akariko kose ariko ampurize sibyo teganya ngo umunsi uzazana umugore wihuse iwanyu barakureze bakurira amashuri ibyo ni chance n'imbaraga babonye aho tuvuga n'umwana w'imyaka 18 kugera kuri 21 leta yashizeho uwo ni umwana ukwiye kuba akiri iwabo sibyo uyu muvandimwe yabivuze inota ahagira ati umwana byibura wize neza ku mashuri ye uhereye ku mashuri abanza umunyabwenge kugera ku senior 6 agomba kwiga kuba afite imyaka 18 ese uzajya upfa kwiga ku ishuri uzakore aho cyo gushyiraho oya ntabyo wabona banza wumve gato uzajya kaminuza n'ubwo segonderi nta bushobozi bwo kuba wagenda ngo dore kose n'akazi uzajya kaminuza sibyo banza wumve uzajya kaminuza iyo kaminuza imyaka 3 uzavamo ari ya myaka 20 yashyizeho kuba yajya reka tuzite benshi bakunda kuvuga ngo ntagiye ariko benshi generation tujya tubona ko bakora ubukwe impamvu kunyumva mbona atari sawa ariko nyine ukabitekereza sibyo nta kuntu uzafata umuntu uvuye mu ishuri naho urugo n'iryo shuri rya mbere ribaho njye urugo wigiramo indimi zose habisi uwo mbeshya muri comment anyomoza wumva iki kiganiro wese kuri The Mind TV show muri comment anyomoza so Moses urugo n'iryo shuri rya mbere ribaho banza wumve wewe wenda warahira ubona ayo mafaranga ariko bariya bose dutera ukomeye nta mpamvu kubatangira kuko tuzi ubuzima bwabayemo uko bwari bumeze nabo nibayo kwanza nabo ubwabo bafite imitwe ikwiye kuba yabawugira ariko si urare bakoze sibyo reka tureherewe nabo basava iyo umurebye ubona ko ni umuntu buriya wafite igihe cye yagennye nawe ufite igihe wagennye nuko wigeze kumva umbwira ngo cyane bihangana nyine kugarukamo kuko urukundo no kubabara no kwishima umunsi umukunzi wawe mwasekesha mukarakaranya gusa hakabamo icyo twita kubabarira sibyo ariko
nta mpamvu njye nakumva ko nta kintu cyagutera kumbwira uwatunze gushaka wari ikibazo. Nta mpamvu y'ikibazo kuko umugore no mu Bibiliya dusangamo ijambo rigira ati umugore mwiza ni ijuru rito, ariko n'umugore mubi ni ukuzimu, sibyo? Ariko twese tuba tutareba ku mitima y'abantu, niyo mpamvu dusaba gushishoza, ariko kwa gushishoza na shukuru z'iduniya tukadutwara igihe, kuko muri bariya namwe nashidikanya ko nta mpamvu ziri kuba, ariko bidutwara igihe kubitekereza, kuko kubona umwiza unyura umutima wawe wenda byarabagoye, kimwe nk'uko nanjye byangora inkweto bikamugora, deni nawe bikakugora. Ariko hagati aho ngaho ntabwo tuzagendana n'umugabo warashatse umugore muri izi myaka z'undi nyereke uburyo ki yemwe kuzana wewe ndi umunsi wahiriwe. Ese yewe ejo ningenda kuri puresha yawe gutanga nzazana none mu jaji ngo nkonje oya ntabwo ibyo bintu bishoboka, ariko impamvu ngiye ni uko wenda mutari kubasha gusobanukirwa. Meyapani ndababwira ijambo rigira riti ko ntabwo nshaka gukomeza muri sinshaka ngo n'umunsi navuze ngo reka turebe se ubundi mubona imbogamizi ziri nko muri iyo cross bwe ngo basi umuntu agoragoze tubwe ngo bihagarariye ahangaha, ariko mwe mwahurije ku ijambo rivuga ngo turabarengera, kandi njye impamvu kubarengera ni kimwe nanjye nabarengera kuko nanjye byambaho, sibyo? Nigeze no kubabwira ijambo ngo umugabo umwe ashobora kuba yaseka imbohe, ariko sinshaka ko uyu munsi bigenda gutyo. Navuze ngo mureke turebe ese mubona ari igiki, mumbwira ati tubona ari ubuzima bw'isi cyangwa ni amahitamo ya muntu, cyangwa hari igihe adahirwa n'ubuzima bikangombwa yuko abasha gutinda. Icyo kintu mukimbwireho. Yes, mukimbwireho. Inota Empire ongera ukantu kansobanurireho kugira ngo mbashe nanjye kumva yuko koko nakwiye kujajinga abantu. Yes. buri wese agira impamvu zituma ashaka kuvuga. Icyo kintu cyumva ugite mu gutwi kwawe, hagira n'impamvu zituma ashaka gutinza. Izo mpamvu zirahari, hari udakunda gushaka ko abaza ubushobozi anabishaka pe, hari n'utinda kuvuga amahitamo, amahitamo cyangwa afite budget wenda cyangwa intego ashaka ubwo yo kuvuga ngo nziga nti nzashaka mfite imyaka nzajya imyaka 33 nzaba ngitangira gutinda hibyo. Hari n'abavuga ati njye ntabwo nzazana umugore, nzabaho gusa. Ayo mahitamo sibwo twavuga yuko ari meza. Reka tuvuge nyine ayo mahitamo sinzi iyo nindipuwe, kuko twebwe turashaka ngo nindi kuki watinze. Ese Moses kuki watinze? Inota Empire no Moses na Inota bahite bambwira ngo Meyapani wait, aho si tubyemera bitewe nuko hari impamvu njyewe Inota Empire nshobora kuzashaka bw'impamvu zanjye runaka ninzi. Moses nawe itavuga ngo bw'impamvu zanjye yasugiye kubwiza ubuzima bitabwiye yewe Inota Empire aha ntabwo ari kubizi no yimbwira reka ndakuvugaho nawe no yimbwira ndakuvuga amushwa neza kubera impamvu zanjye, kubera impamvu zawe. So rero ndabizi mwambwiye nabyumvishe umunsi abo naje, ariko nubwo wenda nakomeje kubakontaho cyane uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo wenda kuba warahuye n'izo mbogamizi I am so sorry, nanjye kandi uyu munsi byambaho ndabizi, ariko byibuze ndagira ngo tujye tugira ifatizo. buriya umuntu yavutse nko mu 1988 aba afite imyaka ingana. So niturajya muri detail cyane, ariko ukumva ko imyaka yiri imbere nyine impamvu nuko indi myaka yanjye nayibaye, ariko oya ntacyo Moses ibari imyaka yawe kandi nawe ugiye gusaziraho kabisa. Niyo mpamvu ko banamanuye imyaka ikabiri kuri 18 ko byibuze bagerageje no kuborohereza, namwe mwibuze ngo mukoremo, ariko nimba byanzira bikomeje kugorana use mushaka bikore tishyira no ku 16 ntabwo bishoboka. oya
aho nanone byibuze baravuze ngo mureke tubagoragoze Aho. ariko ngo hari impamvu Aho. bashyiriye iriya myaka hari impamvu ngo bashyiriye iyo myaka buriya leta nayo hari akantu ikora keza navuga ngo ari keza gusa wowe ubwawe ubasha gutekereza ugashyira mu rero, burabwenge umva nkubwire. iyo myaka wumva itakureba ariko hari nanone n'abo ibireba cyane itonde mubwire bahaguruke mu kiganiro itonde gato nimba ngewe nzamwa no kuvuga ngo mwideburiye basi mwiminjiremo agafu reka ngere no basi nyamubiri noneho abantu batinze ngiye gushaka conclusion yanjye abantu batinze reka njye gushaka mubwire nta nubwo ngenda dusoza twababwiye dusoza abatinze gushaka kuko impamvu zanyu mukomeze abashuke none umutumirwa agiye kunsiga muri studio so ni ukuvuga ngo uko bimeze ni uko nguko umutumirwa murabona ari gufumbuye cyane ariko akomeje gushyigikira abantu mutinda gushaka gisimba ishyigikiye Muyapani nimushake mu ntera y'amabuye imihanda ndacamo ariko ntabwo ngiye mbyemera so turimo gusoza rero murabona ko umutumirwa twabazaniye umunsi Ewan asoje na nabi kabisa aragiye kubw'ikibazo no munsi manza twaganira ku topic iremereye cyane ushobora kwenda namukomerekeje hari wagira ngo yakomeretse Moses yadusoreza ikiganiro hanyuma tuve muri studio nk'ibisanzwe muzakomeze gukurikirana n'izindi televiziyo kandi mwakoze cyane ngenya ngo ari Muyapani ukomeje kubagizaho ibiganiro Moses nawe abasoreze dukomeza mwibuke yuko haba mu Rwanda haba hanze y'imbibi z'igihugu cyacu The Mind TV show mureke tuyizamure igere ku rundi rwego Moses wabasoreza tusohoka muri studio so kuvuga ngo uyu munsi umutumirwa wacu nawe wagira ngo turamukomerekeje menya iki kintu cy'urukundo yaba yarakibabariyemo cyane kuko uba ubona ko n'ubundi akirambirije ku murongo abantu batinze gushaka ati ni impamvu zabo gusa njye nkurikije ukuntu iyi si yubakitse umubumbe y'abantu ni danje gusa ntabwo navuga menshi ikiganiro nakagaruka mwamwe murabizi ko umwanzi w'ibyiza ni igihe kandi byiza biri imbere byiza biri munsi mwibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel Mind TV show comment na share nakagaruka ciao byiza kabisa